Yesu nashimwe cyane bene data, twongeye gushimira Imana yacu uburyo yaturinze, uburyo ikomeje kubana natwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turayishimiye ku bwa Nibature. Uyu ni umunsi wa kabiri mu minsi 12 y'amasengesho turimo, amasengesho yo kutwinjiza mu mwaka wa 2025. Aya ni amasengesho Imana yadutegetse guhera mu mwaka w'ibihumbi 2019, ubwo yatutegekaga ngo mu kwezi kwa 12 tuzajye dusenga amasengesho iminsi 12. Iratubwira ngo tujye tuyasenga kugira ngo tubohoze umwaka tugiye kwinjiramo. Iratubwira ngo buri munsi uzajya uba uhwanye n'ukwezi. Imana rero itugirire neza. Mbahaye ikaze mwese abo tugiye kubana muri Nibature. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Mbibutsa ko aya masengesho ari no kubera kuri Zoom yacu. Buri saa 2:30 z'ijoro turi kugira iteraniro kuri Zoom, kandi ni iteraniro ryiza, ni iteraniro turi kumva ijambo ry'Imana, ni iteraniro hari kubohokamo abantu benshi. Kandi mbabwira ngo aya masengesho y'iminsi 12 yo mu kwa 12 aba ari amasengesho Imana ikora live, twayasubirijemo, twayatabariwemo. Wowe ugeze muri iyi Nibature uhumure, ugeze mu biganza byiza, ugeze mu mavuta. Imana iri bukugirire neza kandi Imana iri bukwiyereke mu izina rya Yesu. Rero reka tubakumbuze no guteranira kuri Zoom. Buri munsi turi kuri Zoom, buri saa 2:30 z'ijoro zo mu Rwanda turi kugira iteraniro ryiza. Rero turabararitse muze kubana natwe uyu munsi saa 2 z'ijoro, saa 2:30. Imana ibaha umugisha. Ukeneye gusengana natwe kuri Zoom wanyandikira nkaguha link, ukanyandikira kuri nimero yanjye iba kuri WhatsApp, ni 0781152736, 0781152736, ukabana natwe. Imana ikagusubiza, Imana ikagutabara. Ni benshi baboneye akazi muri aya masengesho yo kwinjira mu mwaka, muri aya masengesho yo gusoza umwaka. Ni ibintu bibiri dukurikirana: gusoza umwaka dushima Imana, dutanga ituro ry'ishimwe, dutanga ubuhamya, tuvuga uburyo Imana yaturinze guhera mu kwa mbere. Buri wese yibuka ibintu Imana yamukoreye, kuko burya ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Umuntu akubwiye yuko Imana yamwishyuriye ideni ry'ibihumbi 20, ushobora kumuseka bitewe n'uko wowe uhagaze, ariko we hari igihe ababona ibyo bihumbi 20 ari nka miliyoni 2 bitewe n'igihe ahagazemo. Rero aya masengesho ari kubera hano ku Agaasambi, aya materaniro ari kubera kuri Zoom. Aya materaniro ni amateraniro yo gushimira Imana no gutanga ubuhamya, ndetse no kwinjira mu mwaka utaha. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi wa kabiri muri aya masengesho y'iminsi 12. Ni umunsi uhwanye n'ukwezi kwa kabiri. Niyo mpamvu tuje imbere y'Imana tuzindutse ndetse twibatuye, kugira ngo dusengere ukwezi kwa kabiri, kandi kugira ngo Imana iduhe amakuru. Imana itugirire neza. Imana riri kumpera amakuru, kandi Imana ikugirire neza. Kandi dufite Imana igira amakuru atari amahimbano, ahubwo amakuru y'Imana aba ari amakuru yizewe. Rero amakuru y'ukwezi kwa kabiri araba yizewe, kuko tuyabwiwe na Nyir'ijuru, Nyir'ibihe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Kandi mbibutsa ko muri aya masengesho turimo dufite byinshi, dufite uburyo tuyasengamo,
ndakwifuriza ko nawe aribwo buryo wayasengamo. Imana yaduhaye sitarateji nyinshi zo gusenga, dusengera umwaka tugiye kwinjiramo kandi tugendana ibanga. Imana yaratubwiye ngo buri muntu wese uzaza muri aya masengesho tujye tumubwira yuko aje kubohoza umwaka we utaha, kugira ngo satani ngo hari igihe afata umwaka akawicaraho cyangwa se akawukuriganya ukakubera umwaka mubi. Ariko ngo aya masengesho iyo turi kuyasenga, Imana iduha umwaka, ikaduha urupapuro rwa orujinari, ngo satani agasigarana kopi, yatega impanuka mu kwa kane ikajya kuri kopi, yagira gute. Rero mwakire orujinari mu izina rya Yesu. Weho waje muri Nibature wakire orujinari, uyibike kure. Satani ubu ngubu azatangira kugira ngo turi mu kwa kabiri, naho twebwe ukwa kabiri twarakurangije kera. Ubu ejo ukwezi kwa mbere twarakurangije. Abo tutari turi kumwe nimuhumure twarahababereye, ariko mufatireho. Aya masengesho arasaba kugira ngo niba wayatangiye uyasoze, ntuzane impamvu. Umenye ngo Nibature ni ryari. Nibature ni 11:00 ku Gasambi, 2:30 z'ijoro, ni kuri Zoom ku gicaniro cyitwa Titiriza. Ugasaba linke ugasenga, kandi ni ukuri muri aya masengesho Imana ikora live. Abantu baboneramo akazi, abantu baboneramo abana, abantu baboneramo ibyangombwa. Mbese wowe wizere, ni amasengesho yo kubohoza imigisha yacu yose yo twabuze guhera mu kwa mbere, mu kwa gatanu, mu kwa karindwi. Imana igikora ibitangaza tukayasohokamo, benshi bashubijwe bari mu mashimwe. Nkwifurijwe rero kugira ngo nawe uyasubirizwemo mu izina rya Yesu. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri kwa 2025. Imana itugirire neza. Mana nkuru, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, turagushimye. Tugushimiye aya masengesho twinjiyemo, tugushimiye aya materaniro twinjiyemo. Uwiteka Imana numanuka ubane natwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete bazakubona. Rikongera rikambwira ngo ntabwo uzigera ugira ikintu na kimwe ukora utabanje guhishurira abagaragu bawe n'abahanuzi bawe. Uwiteka Mwami Imana, rero reka tube imbere yawe Data, dusengeye ukwezi kwa kabiri. Mwami ni wowe kugira ngo utujye imbere ahataringaniye uharinganize. Reka tuzakubone Mwami, reka tukwinjiremo mu izina rya Yesu. Abarozi babishaka batabishaka tukwinjiremo, abaturwanya babishaka batabishaka twinjiye mu kwezi kwa kabiri. Ukwezi ko gutezwa intambwe, ukwezi ko gutabarwa, ukwezi ko gusunikwa n'Imana, ukwezi ko kwigizwa imbere, ukwezi ko kudepasa ataya done menefo etaya dezekidebaya. Mana, reka umuntu wese wabonetse muri aya masengesho uzamuye kudepasa mu kwezi kwa kabiri, uzamuteza intambwe kandi Mwami uzamugirire neza, azabona ineza yawe. Kandi Uwiteka Imana, waratubwiye ngo nta cyuma cyashyiriwe kuturwanya kizagira icyo kidutwara. Niyo mpamvu twinjiye mu mwaka wa 2025. Niyo mpamvu aka kanya tuwuhagazemo kandi tuwizereyemo. Nta mpanuka, nta rupfu, nta murozi, ntaki kizagira icyo kidutwara. Niyo mpamvu twinjiye mu kwezi kwa kabiri mu kwizera. Tuhatanze abarozi, tuhatanze abakonikore, tuhatanze ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo. Turafata ikirere cy'ukwezi kwa kabiri 2025. Turasenze Mana ngo uzakoremo imirimo n'ibitangaza, uzigaragaza, uzigwatirize Mwami Imana, uzarwanya ibiturwanya, uzahiga ibiduhiga. Tuzabona ineza
ineza yawe gusa tuzabona ukuboko kwawe. Abazimu n'abazimukazi dufunze amarembo y'ikuzimu, turanetararije dukuyeho mu izina rya Yesu. Netiwaka z'abadayimoni turaziciye. Reka netiwaka y'ijoro ariyo izakora mu kwezi kwa kabiri mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana uzakora iminwa kandi uzakora ibitangaza. Dushinganishije imiryango yacu, dushinganishije itorero, dushinganishije igihugu cyacu, dushinganishije abayobozi bacu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, reka ukwezi kwa kabiri kuzaba ukumugisha, kuzaba ukw'amashimwe kandi kuzaba uko kukubona mu buryo budasanzwe. Urakoze Uwiteka kuri kumwe natwe, buri muntu wese ari bubone neza yawe. Izina ryawe rishimwe, amena. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ko ukwezi kwa kabiri ari ukwezi ko gutezwa intambwe uyitejwe n'Imana. Ni ukwezi ko kudepasa ibyagusize, ni ukwezi ko kwigizwa imbere, ni ukwezi ko gushyigikirwa, ni ukwezi ko gusunikwa n'Imana ikakugeza ahantu ugomba kugera. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za kabiri ibice 4 umurongo wa 10. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari ukwezi ko gushyigikirwa, ko gutezwa intambwe, ko kudepasa ndetse no gusunikwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ingoma za mbere ibice 4 duhere ku murongo wa 9 ndetse n'uwa 10. Haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati cyamukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Amena. Imana yacu ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, uyu ngo ni umugabo witwaga Yabesi, ngo yarushaga bene se icyubahiro, ngo gusa nyina yamwise Yabesi ko yamubyaranye agahinda. Ariko bene data, reka mbabwire ngo hari igihe tuvukana agahinda, tukavukana umubabaro utabwira umuntu uwo ari we wese, ukagendana agahinda, bizinesi ukayitangizanya agahinda, urugo ukarutangizanya agahinda. Reka nkubwire umuhamagaro ukawutangiza agahinda. Reka nkubwire ngo buri kintu cyose dufite, hari igihe Imana itureba igasanga cyatangiranye agahinda, ariko turashimira Imana yuko ibyo ngibyo bitajya biyibuza gukora. Reka nkubwire ngo amateka yawe n'ibyakubayeho, nusenga Imana ntibizayibuza gukora. Haleluya, haleluya. Ibanga ni ugusenga, kandi irindi banga ni ukwisobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo yakoze ibintu bibiri. Icya mbere yarisobanukiwe, amenya ko nubwo afite icyubahiro ariko nta mugisha afite. Amenya yuko nubwo afite urugo nta mahoro arimo. Amenya yuko nubwo afite akazi ariko dotayere bonefu, aka kazi ntaho kamugeza. Arangije kwisobanukirwa ntiyajya mu bapfumu, arangije kwisobanukirwa ntiyajya kwirwanirira. Aravuga ati ngiye imbere y'Imana, ngo arasenga. Imana ishimwe cyane. Ukwezi kwa kabiri kuzarangwe nuko uzasenga cyane, ukaba imbere y'Imana ukamuramaza. Ngo ajya imbere y'Imana, ngo arayibwira ngo ayi Uwiteka we, icyamukampa umugisha we, rabine taya donesanse, ngo ukagura imbago yanjye. Reka nkubwire ngo ubuhanuzi buri muri iri jambo ni ubuhanuzi bwo kwagurirwa imbago. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo ukwezi kwa kabiri ni ukwezi Imana igiye gufata imbago zawe ikazimura. Vuga ngo Imana yimuye imbago zanjye. Haleluya, haleluya. Bene data, ku bantu batuye mu byaro ndetse n'abandi bose, hari imbago. Imbago ubundi bazita imbibi. Hari ahantu bashyira imbago bakavuga bati wowe ntukarenga aha. Iyo uharenze rero shahu bakujyana mu nkiko, bakumerera nabi, wanafungwa, mbese uba warenze imbago. Niko
natwe Satani ajya adushyiriraho imbago akavuga ati wowe rero hari isoko utahahiramo iryo rikaba ribaye imbago. Mbese hari umugabo utashaka, iyo ni imbago. Yewe niba uri umunyonzi uzashaka umunyonzi mugenzi wawe, niba uri umutayeri uzashaka umutayeri mugenzi wawe. Ariko reka nkubwire ngo izo ni imbago z'abana b'abantu, izo ni imbago z'abadayimoni. Reka nkubwire ngo ukwezi kwa kabiri Imana ikwaguriye imbago, yishinguyeho abana abantu bayishinze, yishinguyeho amateka yayishinze, yishinze aho karande zayishinze, katika jina na Yesu Kristo. Imana yambwiye ngo ukwezi kwa kabiri ni ukwezi batejemo intambwe, kandi twakugezemo na mu gitondo byakwemera ndetse n'ejo buke byakwemera, kuko Imana ibivuze ntabwo izabisohoza mu kwa kabiri gusa, ahubwo weho wakandagiye mu kwezi kwa kabiri. Akira kwagurirwa imbago, akira kwimurirwa imbago, akira kudetaya rebonefo, kugera aho utajyaga ugera, akira kwinjira aho utajyaga winjira, akira kuvugana n'abo mutari muziranye. Uwiteka Imana aho bashinze imbago arazishinguye, kuko ari Imana yumva gusenga, kuko ari Imana ishobora byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turaburana imbago z'abasogokuruza, kuko twamaze kumenya neza aho zari zishinze. Turaburana imbago z'abasogokuruza, turaburana imbago z'abasogokuruza, kuko twamaze kumenya neza aho zari zishinze. Turaburana imbago z'abasogokuruza. Haleluya, haleluya. Ngo turaburana imbago za basogokuruza, ngo kuko twamaze kumenya neza ahantu zari zishinze. Niyo mpamvu tugomba kuburana imbago za basogokuruza, tugomba kuburana imbago zacu mu izina rya Yesu Kristo. Satani ukubwira ngo ugomba kubyara umwana umwe, ngo ibindi ntibishoboka. Mu izina rya Yesu, Imana ifata imbago yawe, niba yari muri metero 3 iyishyire muri metero 10, kugira ngo nawe ikwagurire imbago, kugira ngo ugere ahantu utageraga, kugira ngo ukandagire aho utakandagiraga, kugira ngo wizerwe aho utizerwaga, kugira ngo Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro muri wowe. Imana ishimwe cyane. Yabesi aravuga ati Imana nyagurira imbago, icyama ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye. Kuri Imana ije kwagura imbago yawe, byakire, tangira ubigenderemo, kubera ko Imana ishobora byose. Ntabwo Imana wahungiyeho inanirwa, ntabwo Imana wizeye ikorwa n'isoni, ntabwo Imana wizeye bayiroga, ntabwo Imana wizeye baguteranya nayo. Imana yacu ishimwe cyane. Aravuga ati Witeka unyagurira imbago. Bene data, hari abantu imbago zabo zitajya ziva ahantu ziri, hari abantu bagira inshuti zisa gutya, zimeze gutya gusa, zitajya zihinduka. Mwene data, izo ni imbago. Hari abantu batura muri karitsiye imeze gutya, ni ukuri wanakimuka ukimukira mu yindi imeze nka ya yindi kubera imbago. Ni ukuri hari imbago, ni ukuri hari imbago. Bene data, hari imbago. Hari amafaranga utajya urenza, igihe cyose wubuye umutwe ushaka kuyarenza, ugahita uhura n'ikibazo, ugahita urwara, ugahita wumva bagufunga. Ayo wari ufite yose ukayamarira muri avoka uburana. Yo leta kidevaya. Ariko ni ukuri Yabesi aravuga ati Uwiteka, mu byifuzo mfite ndumva wanyagurira imbago. Imana yambwiye ngo mwakire kwagurirwa imbago. Imana yambwiye ngo nimwizere ko ariyo ibasha kwagura imbago. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu udashobora kurenga kuri miliyoni kikaba kizira, hari umuntu udashobora kurenga ku bihumbi 100 kikaba kizira, hari umuntu udashobora kurenga ku bihumbi 300 kikaba kizira, kubera imbago abadayimoni bamushyiriyeho, kubera imbago abarozi bamushyiriyeho, kubera imbago shitani yamushyiriyeho. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, hari uko Imana igiye kubigenza, ikimura imbago yawe. Imana ishimwe cyane.
buriya umaze kugura ahantu imbago zirimuka yo kandi dotaya bigakurwaho bikagenda neza bikamenyekana, aho utageraga ukahagera, icyo utavugaga ukakivuga. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha cyane. Reka dusenge. Mbese ufite ahantu imbago zawe zitajya zirenga, mu izina rya Yesu tugiye gusenga isengesho ryo kugira ngo Imana itwimurire imbago kandi zimure yagura, ntabwo iri buzimure itanga ibyacu, ahubwo irazimura yagura, irazimura itugeza aho tugomba kugera. Uwiteka Mwami ndagushimye data wa twese kubw'ukwezi kwa kabiri, kubw'umunsi wa kabiri turi imbere yawe Mwami Imana, twakiye kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, waravuze ngo tuzaba imitwe ntabwo tuzaba imirizo, waravuze ngo tuzajya tuva mu bwiza tujya mu bundi, ariko Satani aho kugira ngo tujye mu bundi ari kudusubiza inyuma, yewe ari kudusubiza aho twahereye. Ariko Uwiteka Imana ibyo byose turabyanze, turakwiringiye, turakwisunze. Nturengere umuntu wese wabonetse muri iyi Nibature, nturengere umuntu wese uri gusenga aya masengesho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndamusengeye ngo aho imbago ze zari ziri Mwami Imana uzishingure, umwagurire Mwami Imana, wongere umuterere muri metero zingahe. Ndabizi neza ko nta muntu n'umwe badikanije, yadikanije na Satani n'abadayimoni bamurondora ngo ntakagera ntagatera imbere. Mana data leta kedone faya, dusenya ibyo bicaniro byo kudatera imbere, dusenya ibicaniro byo kutubaka, dusenya ibicaniro byo kudatera imbere, dusenya ibicaniro byo gukenyuka, dusenya ibicaniro by'abarangi n'abakonikoni, dusenya ibicaniro by'ubukene, dusenya ibicaniro by'imivumo, dusenya ibicaniro byo kutabyara, dusenya ibicaniro katika Yesu Kristo wa Nazareti, dusenya ibicaniro by'inyatsi, dusenya ibicaniro by'icyangiro ndetse n'igisuzuguro, dusenya ibicaniro mu izina rya Yesu Kristo byo gukorera abandi. Leta kidevaya, Mana uri Imana inyuranye amaboko bikemera, reka ubigenze neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bakeneye ibyangombwa bibaho Uwiteka Mwami Imana, reka abantu bakeneye amahoro mu mutima yabaho Uwiteka Mwami Imana, reka abantu bahombye bahombore mu izina rya Yesu. Uri kumbwira ngo ubikoreye kwiyubahisha kandi etaya done menekidebaya yorere bone forotayini. Urakoze Mwami Imana igira neza, ko wigaragaje kandi ko witamuriye Mwami Imana igira neza. Ayiwe data wa twese ucogoje ere bone tayi imbaraga mbi z'abarozi Mwami Imana. Uri kumbwira ngo nimbwira abantu ngo ucogoje imbaraga mbi, uri kumbwira ngo uri Imana ibatabaye bagihari. Ene kidevo de sanse dotayini rere bone fodokidevo ene takideva de sanse dotaya reta kidemenefo ene sanse. Uwiteka Mwami Imana data, hari abantu uremeye gushima nyamara batajyaga bashima, bakabona abandi bari gushima bakeberwa ibyo ari byo bakanabaseka. Ariko uri kumbwira ngo buri muntu wateranye muri Nibature umuremeye gushima, umuremeye gushima, nawe umuremeye gushima, buri wese yakire gushima. Kwezi kwa 12 kutarashira, ndagushimye rero Uwiteka yuko byiringiro bizima ukwezi kwa kabiri twinjiye mu Mwami utwaguriye imbago. Reka zitangire zaguke guhera aka kanya, guhera iyi tariki, guhera uyu munsi, guhera iyi saha, guhera aya masegonda. Reka imbago zacu zimurwe natwe tugera aho tutageraga. Urakoze Uwiteka kuremya amashimwe ku bantu bavuga ko batajya bashima. Uri kumbwira ngo nibahumure, uri kumbwira ngo nibizere. Kwezi kwa 12 ukugeza kwa mashimwe, izina ryawe rishimwe. Amena. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, mwakire kwagurirwa imbago. Imana igiye kubagezaho mutari kuzigeza, kandi ni ukuri nimutere intambwe mwinjire mu kwezi kwa kabiri 2025 mu kwizera. Twahageze, turahahagaze mu izina rya Yesu, turahabatanze kubwo gusenga no kwizera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, ngo imigambi yabo ntizahamanika Uwiteka avuze. Amena. Reka rero mbabwire yuko dukomeje aya masengesho, arakomeje kubera hano
hano ku Agaasambi TV muri Nibature. Ejo tuzasenga Nibature, muzagaruke saa 11. Turi hano ku Agaasambi TV. Ejo ni umunsi wa gatatu mu minsi 12 turimo dusengamo. Murumva ko tugifite amahirwe, turacyafite iminsi myinshi yo gusenga. Nimuze mujoyininge, muzabona Imana. Benshi bazashimira muri aya masengesho, benshi bazatabarwa muri aya masengesho. Ariko uze gufata agapapuro, niko Imana yatubwiye. Iratubwira ngo muri aya masengesho tujye dufata agapapuro twandikeho ibintu 7 tudashaka ibintu 7 byakubayeho muri uyu mwaka, ariko muri uriya mwaka udashaka ko bizongera kukubaho. Ibyo bintu 7 rero udashaka kuzongera kubona, ubyandike ku gapapuro. Nurangiza uca umurongo munsi, uhandike ibyifuzo 3 ushaka ko Imana izagukorera muri uriya mwaka. Ibyo bintu turi kubisengera, ariko cyane cyane muze kuri Zoom, niho imirimo n'ibitangaza iri gukorerwa. Ibyo byifuzo turi kubisengera. Ibyo bintu 7 udashaka ko bizongera kubaho, turi kubigukuraho. Turi gusenga Imana igatesha agaciro, kubera yuko natwe yaduhaye umunwa. Nubwo abarozi bawufite, ariko natwe turawufite. Tugomba guhesha abantu ibyiza, kandi tugomba kuvuma ibyo kuvumwa, tugomba gushyiraho ibyo gushyirwaho. Yabwiye Yeremiya ngo dore ngushyiriye hejuru y'amahanga, kurandura no gusenya, kubaka no gutwika. Mu izina rya Yesu natwe dufite ubutware bwo gusenya ibyo bintu byose biba biri mu mwuka 7 bigenda ku muntu. Dufite ubushobozi bwo gusengera ibyifuzo bye 3, Imana ikazamugirira neza muri uriya mwaka, nawe agashima akanezerwa. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pastor Jackie ubakunda cyane, nanjye munkunde. Utarakora subscribe